ko ubabajije impamvu bakora biriya bintu byo kujya kwibagisha imibiri yabo ngo batere nk'uko babyifuza, kubagisha amabere, kubagisha ibuno ngo batabifite babishyireho batereho ibindi, kugenda kubagisha inda zabo ngo zibe ntoya, bose nta kindi kibatera ngo ni ukugira ngo abasore abagabo babarebe neza. Uko niko kuri kandi tutabinyuze ku ruhande. Ariko ndashaka kubwira ko Imana yaremye uriya nawe irakurema ifite uburyo yabigambiriye n'uburyo yabitekereje. Ntabwo wowe kutekereza ariko Imana itekereza. Imana yaremye umukobwa ufite amabere manini kubera ko hari umusore ukunda amabere manini. Imana yaremye umukobwa ufite amabere mato kubera ko hari umusore ukunda amabere mato. Buri cyiciro cyose Imana yazanye ku isi, buri wese afite igikundiro n'uwakundwa. Ubwo twagiye muri ya gahunda y'abantu bashakana abarambagizanya. Niyo mpamvu hari igihe uzareba couple bamwe bakayibaza ngo ariko uyu muntu ngo ntakwiranye n'uyu. Ugasanga umuntu afite hafi metero 2, undi yashatse afite metero 1.40, aramugera munsi y'ukwaha. Munsi y'ukwaha. Ukibaza kuri iyo couple bikakuyobera. Ni bimwe rero nandi mu mvuga, Imana yaremye umuntu buri wese imutegurira uzabana nawe cyangwa se imutegurira imushyiraho igikundiro cyayo. Ikindi hari abadayimoni baza bakajya ku muntu, abo badayimoni bakakwereka ko nta gikundiro ufite ndetse bakanagusiga icyangiro, wowe ukibeshya ko icyangiro abadayimoni bagusize kijyanye n'uko uteye, ahubwo ari imyuka mibi bagusize. Iyo myuka mibi y'icyangiro rero wowe ugatangira kujya kuyirebera mu ngano yawe, amatamu ufite, amabere ufite, ikibuno ufite, inda ufite, ugatangira kubyita ko ari ikibazo. Ariko ntago ari byo. Hari abandi bafite ihungabana babona ko inzara Imana yabaremanye rwose zidakwiriye, aho abantu basiga bajya gukoresha inzara bagashyiraho inzara ku buryo ukubwira umuntu ngo afate ino telefone iri hano bigorana, inzara ugasanga yasize inzara zirashokongora. Nababwira iki? Ni mubikore, ariko mumenye ko imibiri yacu ni ingingo za Kristo. Kubw'ibyo rero ntabwo dukwiriye kuyikoresha ibyonona n'ibiteye isoni kugira ngo dukunde twishimishe. Uyu mubiri uzabora, uyu mubiri tuzawusiga. Ikindi, uyu mubiri umunsi umwe uraguhinduka ukibaza niba ari uguhindutse bikakuyobera. Aho kugira ngo nshimishe uyu mubiri rero nkukoresha ibidakwiriye, iwacu si no mubiri ubyumve nza gusiga, nubwo tubeshya twe turabizi uzabora, naragutijwe ngo nkorere Imana genda mubiri uzasigara. Kujya ku rwego rwo guhindura imibiri yawe, ibaze nawe nturwaye bagiye ukubaga, abarwaye bari kubabaga kubera indwara barwaye, nawe ugiye kwibagisha ngo ufite amabere manini, nawe ugiye kwibagisha ngo nta kibuno ufite bakigutereho, nawe ugiye kwibagisha ngo ufite ngo igifu ngo inda nini ngo yaje imbere ngo bayisubizeyo. Reba kuba umurwayi agiye kwibagisha nawe ukajya kwibagisha. Murimo murakora amahano, murimo muri kandi ubwo bukunguzi ntabwo bwiza. Ibintu byo kujya kubaga imibiri yanyu yari mizima itarwaye, nuko ndashaka kubabwira ko bizabagiraho ingaruka zikomeye, ndetse muzagera igihe. Hari amagambo muri Bibiliya avuga ngo narabahamagaye muraninira, ngo no kuba cyakwanjye nimwakumvishe, ngo ariko rero ngo nanjye nzabakina ku mubyimba icyo mwatinyaga kibagezeho. Ayo ni amagambo ari muri Bibiliya. Umuntu wese wanze kumva umuburo w'Imana, reba noneho ugiye kwibagisha amazuru, ugiye kwibagisha amabere, ugiye kwibagisha ikibuno, ugasanga warwaye kanseri. Nawe ubyumve ukarwara kanseri. Hari umuntu wigeze ambwira ati hano mu Rwanda hari amavuriro abaga abantu ibintu by'ibinyenyanza, yavuze ibinyenyanza ngo ibintu ngo by'ibicece bifata hano mu nda no kubaga ikibuno, ngo babikorera $4,500 kugira ngo bakubage. Nimwumva ayo mafaranga abantu bari gutanga, nyamara ayo mafaranga yakoresherejemo kubaha Imana, ufasha abantu b'Imana imbabare zibabaye. Imana yakugira neza ikaguha ubwiza burenze ibyo utekereza, kuko igikenewe ku muntu ntago ari ayo mabuno, igikenewe ku muntu ntago ari amabere, igikenewe ku muntu ntago ari ibyo. Hari iby'Imana yaremanye umukobwa, hakaba n'iby'Imana yaremanye umugabo. Ibyo rero nibyo abantu bareba. Kera hatarazaho izi telefone, hatarazaho za WhatsApp na za Facebook na za TikTok n'ibindi byose na za YouTube, ntago abantu ibi bintu bari babizi. Ibi bintu noneho hari abantu imyifotoreze, abadamu bamwe na bamwe n'abakobwa bamwe na bamwe asigaje kwifotoza agahindukiza akajyana umusayirya agahindukiza ikibuno ngo bafotore ikibuno. Nyamara ikoranabuhanga ritaraza, amatelefone za Facebook na za noza zitaraza, umuntu yajyaga kwifotoza akagaragaza amatwi yose kugira ngo isura yigaragare, kubera ko hari ibintu byari bitaraza ngo biyobye abantu. None uyu munsi wa none urabona umwana w'umukobwa cyangwa yapfiriye yaritukuje, yaritwitse uruhu, yararwanyije. Muzababonera kuri bene izi ntoki za hano, uzasanga zarapfubye, nyine zarapfubye, zaranze gushya, na bene tuno tuntu twa hano no ku nahehera no mu ahantu hose hari utuntu hano haragiye hahinduka. Kubera iki? Baragiye batwika uruhu, batwika umubiri wabo. Aha rero ntago washobora gushya ngo hahinduke. Ibyo byose ni ingaruka y'ubuzima bwawe, byanga bikunda ibyo wakora byose. Ariko Satani arabashuka, namwe murishuka, murimo murihenda.
ondereza ubusa bukimara, umubiri n'ubusa uzabora, kudakorera Uwiteka ukiriho nukwihemukira, kudakorera Uwiteka ukiriho nukunyagwa zigahera. Ibintu abantu bakora nyine ukabona ko bikwiye, ariko no bigezaho umuntu ashobora kugenda kwibagisha ibere kugira ngo barigire nk'iry'umwana mutoya. Rwose ibyo ngibyo ni icyaha gikomeye imbere y'Imana, ndetse yewe nkubwire ngo n'isi zabi. N'abandi rero bagira gutyo bagafata bakajya kugura ngo ibintu kubera ko kwibagisha ngo abantu bagire ngo amatayi babatere izindi nyama bihenze. Ubu noneho hari n'imiti basiga batera abantu bakabyimba nka za nkoko za koroyiro, za nkoko za pondezi, hari inshinge bazitera ngo inyama ikabyimba. Hari n'abantu basiga bajya kwiteza inshinge ngo imibiri yabo byimbe, bashaka ibyimba kugira ngo bagire ngo amatayi n'amabuno. Ariko ibyo ntacyo bimaze, ntuzajyana ku isoko ngo bakugurire nabo bagukunda kubera amabuno y'ibiterano, kubera amabuno witeje inshinge. Ni umubiri twambaye tuzawamburwa, ariko iyo tuwambaye tukiburimo dukwiye gukora ibyiza nk'uko bikwiriye, kuko uyu mubiri n'undi uzabora. Usingiza uko wawugenza kose uyu mubiri uragushuka, ubwirasi n'ubwibone bwose ntacyo biri bugufashe, bizarangira n'ubundi uyu mubiri ubose. Yaba abantu benshi bajyaga kwirimbi aho bashyingurira abantu ngo muri amafoto y'abantu bahari, abajene bato, abakobwa beza, abasore, nabo bari abantu. Rero nago nje kubatera ubwo bagonje kubabwira ngo mu by'ukuri mwirengera cyane. Nibyo isuku turabyemera, hari ibintu abantu bakora nyine ukabona ko bikwiye, ariko no bigezaho umuntu ashobora kugenda kwibagisha ibere kugira ngo barigire nk'iry'umwana mutoya. Rwose ibyo ngibyo ni icyaha gikomeye imbere y'Imana, ndetse yewe nkubwire ngo n'isi zabikubaza n'amategeko. Wow, turaheza kandi neza. Iyo nzu y'inzozi zawe yihitiremo neza amabati akorwa n'uruganda Salama Mashini. Ni uruganda rubakorera amabati y'ubwoko bwose mu mabara 28. Rubakorera amabati arambana umucyo, gukomera byo ntiturushanwa, turayoboye. Kubw'ibyo rero abifuza gukatisha amabati y'ibisenge by'inzu zanyu, inzu zo guturamo, amashuri, amavuriro, insengero, inzu z'ubucuruzi, abifuza imireko ifata amazi y'imvura avuye ku mabati, abifuza imifuniko y'amabati, ni mutugane mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, utambitse ibumoso bw'umuhanda wahahoze umurenge wa Jabana. Ku bindi bisobanuro mwamagara kuri 0788 cyangwa se 0789 32 ku batwara amabati menshi, kandi tubafitiye imodoka ibatwaza. Bakiriya bacu beza, turabashimira uburyo mwahisemo matera ya Relax Foam na Dada Mattress. Turava mu bwiza tujya mu bundi. Uruganda rwanyu rwabakoreye indi matera nziza uryama ukavimvira, ukarota neza, ukabadukana imbaraga zigufasha gucyura umubyizi, ariyo Rose Foam. Kubifuza kurangura no kuduhagararira hirya no hino mu gihugu, mwadusanga mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, uzamutse ibumoso bw'umuhanda wahahoze umurenge wa Jabana. Abifuza kugura kuri detaye ni nyarukire hirya no hino mu gihugu mu bazacururizwa matera, mwaduhamagara kuri 0788 ku batwara matera nyinshi, kandi tubafitiye imodoka zibatwaza. Yesu Kristo nashimwe, ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza nshuti bakunzi bakundwa muri Kristo Yesu, mudukurikiranye muri hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse n'abadukurikiranira hanze y'imbibi z'imipaka y'u Rwanda, bari mu gihugu cy'u Burundi, abadukurikiranira Uganda, Tanzania, Kongo, abari Zambia, mu bihugu byose bya Afrika mbifurije ibihe byiza, abadukurikiranira muri Amerika, abari Burayi, abari muri Aziya, mwese twagira umugisha wo guhurira kuri ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'Ikirundi. Amahoro y'Imana nabe mu mitima yanyu. Nanjye ndahora ndashima Imana, Imana irisa nkuko bisanzwe, n'undi tugarutse no kuri channel yacu Esaro TV kugira ngo tuganire, ariko nkomeza kubisegura washize iminsi tutabonana kubera izindi gahunda nyinshi nari mazemwe iminsi ntari kuboneka. N'ubu ntago ndabohoka neza nkuko bamwe wenda mubizi ndi mu gikorwa cy'ubwubatsi, rero ntago biri kunyurera kugira ngo mboneke uko bikwiye, kuko n'undi nyuma yuko nabonetse muzayibona ijambo ry'Imana atubagezaho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana rero ibamira umugisha kandi bagire neza, suko utabona icyo mbabwira cyangwa se suko kuba naragiye mu ntege nke, ahubwo nicyo kibazo turimo, kuko naje gusanga abafundi barekeye imirimo yo kubaka baradindira bakakubakira rwose mu buryo utabyifuzamo, ndetse ugasanga igihe inyubako igomba kurangira sicyo irangiriye. Hari abantu rero basanzwe bubaka bagiye bansura aho turi kubaka, bakavuga ati iyi nzu yawe igihe yubakiwe yagombye kuba byibura amaze
twamaze gusakara. Urumva rero niba inzu yarazamuwe igakora abantu bakayikoraho imibyizi irenga hafi 30 barikora batarasakara, urumva ni ikibazo gikomeye. Ariko turashima Imana aho bigeze ubu ngubu twamaze gusakara, turashima Imana. Ubwo rero Imana iri kutugirira neza, turayishimye, ihabwe icyubahiro. Rero ni munyemerere n'ubundi mbabwire ko muri iki kiganiro cyacu tuje kuganira ku bigenda bigaragara hirya no hino. Tugiye kurebera hamwe ku buzima bwa buri muntu cyangwa se ku buzima bwacu, imibiri yacu, uburyo twitwara, imyitwarire y'abantu bari hanze, ariko cyane cyane turavuga ku gitsina gore ndetse n'abakobwa, imyitwarire yabo iri hano hanze mu by'ukuri ubona idakwiriye kandi idahesha Imana icyubahiro. Rero niyo nshaka kugira ngo tuze kuganiraho. Ni nyuma y'uko hari umuntu uri hanze wanyohereje video y'umukobwa wibagishije ikibuno, nyuma aza kugira ibyago ntibyamuhira, atangira kugenda ararwara, atangira kuva inyuzi zimuvamo zisohoka, agera igihe nyine atangira gutanga ubutumwa navuga ati nyabu ni ibintu mubyirinde nibibi cyane. Rero umunyarwanda yaravuze ngo umuhana ajyayo, harya ngo umuhana ajyayo ntabyumve, ahubwo agashaka ko umuhana yavuyeho kandi ibyo yagiye kureba yabikoze. Rero ibyo ngira ngo tubisanishe n'ijambo ry'Imana, turebe igikwiriye gukorwa. Iri hungabana riri mu bantu riraterwa n'iki? Aho abantu bamaze kugira biteye ubwoba. Iyo usomye ijambo ry'Imana hari aho Bibiliya itubwira ngo abantu barasayishije, tubona Isodomu n'Igomora, ndetse tukabona n'uburyo mu gihe cy'umwuzure abantu barimbutse bazize kutubaha Imana ndetse no gukora ibidakorwa n'ikiremwa muntu. Bibiliya iratubwira ngo Imana yicuza icyatumye irema umwana w'umuntu. Dushimire Yesu Kristo waje nyuma y'ibyo byose byari bimaze kuba, nyuma y'umwuzure, nyuma y'Isodomu n'Igomora harimbuka. Yesu aratwitangira, niwe uhora, mbese niho navango niho ubuzima bwacu dusa nkaho twagiriye amahirwe. Ntago Imana ari kwihanganira ikiremwa muntu nk'iki ngiki. Muri Yesu rero niho honyine ahora ateze amaboko ategereje ko nawe wakwihana cyangwa se wayamanika kugira ngo mwakire nk'umwami n'umukiza. Bibiliya iravuga ngo numva ijwi rye ntiwinangira umutima ngo ari harakomanga gushaka. Ni munyemerere dusenga Imana, dushima Imana yakurinze nanjye kandinda, kandi tuyiragize iki kiganiro kugira ngo ntihagire ugikomerekera, ahubwo buri wese agifatiremo ingamba kandi amenye igikwiriye, kugira ngo mu by'ukuri twe gukora ibintu bishobora gushyira ubuzima bwacu mu kaga, uretse no ko umuntu yabura ubugingo bw'iteka, no kuba umuntu yahatakariza umubiri wakawubura rwose. Rero uyu mubiri abantu basigiriza ntugushuke kandi ntuguherane, kuko urabeshya cyane. Nta kiza cy'uyu mubiri. Uyu mubiri uguhindutse ubuguhindutse. Rero kuba waragutwaye cyane ukibagirwa umwanya wo kwegera Yesu Kristo, ukahera mu bwibone gusa, ntacyo bishobora kugufasha, nta nicyo bishobora kukungura. Mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware, ndagushimye, ndaguhimbaje kugira neza kwawe, ndagushimye ko wabanye natwe, ndagushimye ko waturinze icyubahiro n'ikibi cyawe. Yesu warinze bene data badukurikiranye, nanjye warandinze, waturindiye muri iki gihugu, abandi barindira mu mahanga. Twese watugiriye neza, turagushimye. Wahuye n'ibigeragezo n'ibyago, niko isi imeze, niko yubatse, niko ubuzima bumeze, ariko abari muri Kristo Yesu Kristo barakomeye, kandi nubwo byabageraho bafite uburyo bwo kwihangana no kwizera ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Mana rero nyemerera kubw'uyu mwanya mwiza, ngiye kongera kuganira na bene data, hashize igihe kinini tutaganira kubera umwanya wabuze. Nyemerera umpe iby'ubwenge kandi by'umumaro byafasha abantu, ni uguhugura naso ukubahukana. Nyemerere buri muntu wese ubyumva agira icyo akuramo kandi agira icyo atoramo. Abantu bageze habi, bagezeho abantu bari gukora ibidakorwa. Nyemerera rero ubane nanjye kandi ushoboze. Mpagaritse imbaraga mbi zose z'imyuka mibi, imbaraga mbi zose zirwanya ibihe byiza, bazimu n'abadayimoni bashya imyuka mibi y'abapfumu n'abarangi n'abacwezi, imyuka y'ikuzimu, imyuka irwanya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo yose itsindwe mu izina rya Yesu. Mana bananjye kandi ungire neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ibambere umugisha kandi bagire neza. Mwe mutwandikira muri commentaire, turabashimiye. Murabizi ko nyine inyigisho zacu cyangwa ibiganiro byacu namwe mubigiramo uruhare mutwandikira, kandi ni byiza, turabashima. Ndagushimiye wakoze subscribe, ni byiza cyane. Imana ibiguhere umugisha. Wowe utarayikoze, utarigeze uyikora, wayikora kugira ngo tujye tubana wumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nubwo mubona ntari kuboneka uko bikwiriye, ariko ndashaka kubamenyesha ko mu gihe kitari cya kera, Imana imaze kuza nkaho igenda idufasha muri buri kira gikorwa turimo. Mu by'ukuri tuzaboneka kubw'umwanya w'ijambo ry'Imana, kuko abantu bakeneye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Dukeneye guhugurana no gufashanya kugira ngo byibura turebe ko twarokoka cyangwa se harokoka benshi, kuko Satani ararimbura abantu umunsi ku wundi. Uko impfu ziba niko abantu bagenda bapfa, ariko Yesu aracyari umwami kandi Yesu ari ku ngoma. Muri iki kiganiro cyacu rero turi kumwe n'abafatanyabikorwa tubana twamamariza. Turi kumwe n'uruganda rudukorera amabati rwose ameze neza. Nanjye niyo nasakaje, nagiye gushaka y'amabati rwose, niba tukandagiraho kabina, nagiye nasakaje ibati rya nimero ya mbere
nimero ya mbere rwose nta kwihangika. Ubwo rero nawe ushaka gusakara nakubwira iki, rura ruganda ruragufasha kandi bafite amabati rwose adacuya. Ni byiza cyane rero, byose uzagenda ubisobanukirwa cyangwa se na nimero zabo za telefone mwazibonye muri introduction yacu. Niba utabashije kuzakira usubiza inyuma ku kiganiro cy'ikiza cyabyo bitandukanye na televiziyo usanga zimwe zisanzwe zo muri salo, usanga amakuru yagiye atari bugaruke, ariko no twebwe ikiza cya YouTube nuko ikiganiro kigumaho. Nimero zabo kazishaka ubundi ukisakarira inzu yawe neza, kuko bafite amabati y'ubwoko 24 mu mabara 28. Hari uruganda rero rwitwa uruganda rukora matera za Relax Foam na Dada Mattress na Rose Foam. Urwo ruganda narwo rero kubijyanye na matera barabafasha na za matora ku barwayi umugongo zinga abaganga babandikira z'abarwayi umugongo. Izo zo ntabwo zisanga hirya no hino ku bacuruzi, ahubwo wigira ku ruganda nyirizina cyangwa se ukabahamagara, kuko umuntu urwaye umugongo bisangwa aryame kuri matera ireshya atari nk'igenda imanuka izamuka. Barayibakorera rero, ni byiza, barayibazaniye. Ikindi nuko mu gihe kitari cyakera n'ubundi hari izindi matera tuzabagezaho z'abasirimu cyangwa se mukunda, tubaye tuyibateguje kandi muzabibona. Ubu rero nabafatanya bikorwa bacu, twagira ngo tubabwire nawe ushaka ko twamamariza turi hano kugira ngo tugufashe, kandi no kuri televiziyo BTN turahari mu buryo kugira ngo tubamamarize ibikorwa byanyu bigere hirya no hino, kuko kwamamaza nabuzi cyangwa se muziranye ntago bihagije kugira ngo bashe gutera imbere. Iterambere ryawe rero rizashingira ku bwinshi bw'abantu bamaze gusobanukirwa ibyo ucuruza, ariko nanone ukamenya ibyo ucuruza abanyarwanda bakeneye. Hari umuntu uzana ibicuruzwa ugasanga mu by'ukuri yego birakenewe, ugasanga ntibikenewe na benshi. Nabyo ni ukwiga, ni ukubitekerezaho, umuntu akareba uburyo akwiriye gushora imari. Rero ni munyemerere atuganire. Umaze iminsi ubyumva cyangwa nawe ubibona ibiri hanze ahangaha, biteye umubabaro kandi biteye agahinda, aho ikiremwa muntu kigeze mu by'ukuri uretse Imana yo kurengera abantu, naho ubundi abantu bageze ahantu biheba, aho umuntu asigaye yumva rwose atishimiye uko ameze, uko ateye. Abantu barajya kwibagisha inda ngo bakureho ngo ibintu bibyimbye mu ndanga ibicece, abandi barajya kwibagisha amabere ngo amere nk'ay'abana batoya, abandi barajya kwibagisha ngo ibibuno kugira ngo bigende bibe binini nk'uko babishaka. Ari uko byagenda kose n'ubundi bizarangira, yaba wa mubiri wawe nugira amahirwe ukarama, bizarangira wa mubiri wawe n'ubundi wongeye ugakobana. Rero ibyo ntacyo bishobora kugufasha, nta n'icyo bishobora kukumarira. Ndakubwiza ukuri, ushatse watuza ukanyurwa n'uko Imana yakuremye, naho ibyo kwishyira hejuru no kwizamura, ibyo gukora ibidakorwa bidakwiriye, aho umuntu rwose atinyuka akagenda akajya kwibagisha umubiri we, aho umuntu atinyuka akagenda akajya kwibagisha amabere, aho umuntu atinyuka ndetse byavuye no mu bakobwa birimo birajya no mu baba-mama. Dutekereze nawe ayo mabere ufite nayo kuzonsa abana bawe, none urimo urakora urimo urakora ibintu bitari byiza. Ibyo rero ntago ari byiza. Ariko noneho Bibiliya nabyo hari iki tubwira ku mibiri yacu. Iyi mibiri twambaye ni umubiri twambaye, tuzawamburwa ko iyo tuwambaye tukiburimo dukwiye gukora ibyiza nk'uko bikwiriye, kuko uyu mubiri n'undi uzabora, usingiza uko wawugenza kose uyu mubiri uragushuka. Ubwirasi n'ubwibone bwose ntacyo biri bugufashe, bizarangira n'ubundi uyu mubiri uboze. Yaba abantu benshi bajyaga kwirimbi aho bashyingurira abantu ngo muri amafoto y'abantu bahari, abajene bato, abakobwa beza, abasore, nabo bari abantu. Rero nago nje kubatera ubwo bagonje kubabwira ngo mu by'ukuri mwirengera cyane. Nibyo isuku turabyemera, hari ibintu abantu bakora nyine ukabona ko bikwiye, ariko no bigezaho umuntu ashobora kugenda kwibagisha ibere kugira ngo barigire nk'iry'umwana mutoya. Rwose ibyo ngibyo ni icyaha gikomeye imbere y'Imana, ndetse yewe nkubwire ngo n'isi izabikubaza. N'amategeko ya leta natabikubaza, ariko isi ubwayo izabikubaza, kuko byanga bikunda hari abari guhita barwara amakanseri, hari abari guhita baziba imyenge izana amashereka, ugasanga rero ni ikibazo gikomeye. Kandi mu by'ukuri icyo kibazo kitari gihari, ugasanga umuntu atangiye gusenga amasengesho y'amatakirangoye. Gusa Imana yacu nuko ari nyembabazi, ariko hari amasengesho wasenga rwose ugasanga urimo uragosorera mu rucaca. Ni munyemerere rero dusome amagambo y'Imana twumve ku by'uyu mubiri, icyo Bibiliya ivuga kuri uyu mubiri. Dusome mu Bakorinto ba kabiri ibice 6 duhere ku murongo wa 19. Hari amagambo avuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Ku murongo wa 20, kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Imana yacu itugirire neza. Ni amagambo y'Imana dusomye ngo mbese nimuzi ko imibiri yanyu ari ingingo cyangwa se ari imibiri ya Kristo.
imibiri yacu ni urusengero rw'Imana, reka mbyite gutyo. Bivuga ngo rero ntago dukwiriye kuwukoresha uko dushaka kose ngo nuko tuwufiteho uburenganzira. Oya, hari ufite uburenganzira ku mubiri wawe, ariyo Mana izakubaza uburyo witwaye, uburyo wawugenzemo. Mu migani hari amagambo avuga ngo wa musore we, ngo wishimire ubuto bwawe rwose, ngo winezeze ukora ibyo ushaka, ngo ejo utazavuga ngo ntunejejwe n'ibyakubayeho, ngo ariko umenye ko nyuma y'ibyo byose uzashyirwa mu rubanza imbere y'intebe y'Imana, ukajya kubazwa uburyo wabayeho n'ibyo wakoze n'ibyo wagiyemo, uburyo wakoresheje umubiri wawe nabi. Rero ahangaha nawe Bibiliya yatubwiye ngo mbese nimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Imana, mbese dukwiriye kuyikoresha ibiteye isoni? Oya, ntabwo bikwiriye rwose. Amagambo y'Imana rero avuga ku bijyanye n'imibiri yacu, amagambo reka dusome amagambo ari mu Itangiriro ibice 6:5. Kandi Uwiteka abonye yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose, Uwiteka yicuza yuko yaremye umuntu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. 7. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye, mbatsembeho mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byose byo mu kirere, kuko nicujije yuko naremye umuntu. Dushime Yesu Kristo waje mu isi kwitangira abantu. Rwose dukwiriye kumushima, ndetse byagakwiriye ko tunamunezeza, kuko ahangaha Imana yo yahaniragaho n'amategeko ya Mose murayazi, ngo ijisho rihorerwe irindi, icyaha umuntu yakoraga nicyo, niba watemye umuntu nawe baragutemaga kugeza upfuye. Bivuga ngo rero Yesu yaje aritambika aravuga ati oya, nta warokoka, ahubwo haracyariho imbabazi z'Imana. Bivuga ngo rero uku kwicuza kw'Imana yicuza kurema umwana w'umuntu, n'uyu munsi nabyita gutyo, kuko umuntu ageze ahantu hagoye kandi hababaje, aho umuntu ashobora gutinyuka akagenda rwose agakora ibiteye isoni. Nyamara hari abaririmbyi baririmbye avuga ngo urondereza ubusa bukimara, umubiri n'ubusa uzabora, kudakorera Uwiteka ukiriho nukwihemukira, kudakorera Uwiteka ukiriho nukunyagwa zigahera. Hari undi muhanzi witwa Gonzage yaririmbye indirimbo ivuga ngo umukobwa wabaswe n'umubiri arirora akihindukiza, akareba amata y'inzara agasiga ntiwarora, yareba umusatsi agatereka amaso ati burya nanjye ndakomeye, nyamara iyo umubiri umuhindutse nta na kimwe cyongera kugaragara. Iwacu si no mubiri ubyumve nza gusiga, nubwo utubeshya twe turabizi uzabora, naragutijwe ngo nkorere Imana, genda mubiri uzasigara. Yego, ni abaririmbyi bagiye baririmba bayobowe n'umwuka wera w'Imana. Rwose ni byiza niba ufite ukuntu wiyumva ko waremwe neza, ni byiza. Ariko noneho igikomere gikomeye n'ipfunwe rikomeye, abadayimoni binjiriye abantu batangira kubereka ko uko bameze atari ko bari, batangira kubereka ko imyitwarire yabo rwose atari nako imimerere yabo atari kwimeza. Ariko ibi byose nubigenzura bisanga mwirari, kuko ubajije aba bakobwa bose benshi, abakobwa 90% ntekereza ko ubabajije impamvu bakora biriya bintu byo kujya kwibagisha imibiri yabo ngo batere nk'uko babyifuza, kubagisha amabere, kubagisha ibibuno ngo batabifite babishyireho batereho ibindi, kugenda kubagisha inda zabo ngo zibe ntoya, bose nta kindi kibatera ngo nukugira ngo abasore abagabo babarebe neza. Uko niko kuri, kandi tutabinyuze ku ruhande. Ariko ndashaka kubwira ko Imana yaremye uriya nawe irakurema ifite uburyo yabigambiriye n'uburyo yabitekereje. Ntabwo wowe kutekereza ariko Imana itekereza. Imana yaremye umukobwa ufite amabere manini kubera ko hari umusore ukunda amabere manini. Imana yaremye umukobwa ufite amabere mato kubera ko hari umusore ukunda amabere mato. Buri cyiciro cyose Imana yazanye ku isi, buri wese afite igikundiro n'uwakundwa. Ubwo twagiye muri ya gahunda y'abantu bashakana, abarambagizanya. Niyo mpamvu hari igihe uzareba couple bamwe bakayibaza ngo ariko uyu muntu ngo ntakwiranye n'uyu, ugasanga umuntu afite hafi 2 metero, undi yashatse afite 1.40 metero, aramugera munsi y'ukwaha.
munsi y'ukwaha, ukibaza kuri iyo couple bikakuyobera. Ni bimwe rero nandi ndimo mvuga, Imana yaremye umuntu buri wese imutegurira uzabana nawe cyangwa se imutegurira imushyiraho igikundiro cyayo. Ikindi hari abadayimoni baza bakajya ku muntu, abo badayimoni bakakwereka ko nta gikundiro ufite ndetse bakanagusiga icyangiro, wowe ukibeshya ko icyangiro abadayimoni bagusize kijyanye n'uko uteye, ahubwo ari imyuka mibi bagusize. Iyo myuka mibi y'icyangiro rero wowe ugatangira kujya kuyirebera mu ngano yawe, amatama ufite, amabere ufite, ikibuno ufite, inda ufite, ugatangira kubyita ko ari ikibazo, ariko ntago ari byo. Hari abandi bafite ihungabana babona ko inzara Imana yabaremanye rwose zidakwiriye, aho abantu basiga bajya gukoresha inzara bagashyiraho inzara ku buryo ukubwira umuntu ngo afate ino telefone iri hano bigorana, inzara ugasanga yasize inzara zirashokongora. Nababwira iki? Ni mubikore, ariko mumenye ko imibiri yacu ni ingingo za Kristo. Kubw'ibyo rero ntabwo dukwiriye kuyikoresha ibyonona n'ibiteye isoni kugira ngo dukunde twishimishe. Uyu mubiri uzabora, uyu mubiri tuzawusiga. Ikindi, uyu mubiri umunsi umwe uraguhinduka ukibaza niba ari uguhindutse bikakuyobera. Aho kugira ngo nshimishe uyu mubiri rero nkukoresha ibidakwiriye bitajyanye byo guhindura uko imimerere yanjye yuko nteye, nakubaha Imana. Kubaha Imana kutanga kunyurwa n'ukuri. Buriya nimubona abantu bajya kwibagisha amabere, abantu bajya kwibagisha amataye ngo bayazane, abandi bambara ibintu ngo bituma bagira amataye, jya umenya ko abantu batigeze bamenya Yesu Kristo, jya umenya ko abantu batigeze bamenya Imana, kabone niyo baba basenga. Kuko umuntu yaba ateye kose, iyo wubashye Imana ikabana nawe, wumva ko waremwe mu ishusho y'Imana nk'uko Imana ibishaka, Imana iraza ikaguha kwiyumva no kwiyakira kandi ukumva uranezerewe muri Kristo Yesu. Biriya rero nuko abantu batakaje ikintu gikomeye cyane cyo kuba muri Yesu Kristo, batakaje ikintu cyitwa agakiza k'umwimerere. Agakiza k'umwimerere kabavuyemo, agakiza k'Imana kabavuyemo, abadayimoni barabinjirira batangira kubereka ko impamvu badakundwa, impamvu bigenda gutya kugira ngo bakundwe nuko bakora bino, nuko bakora bino. Ariko reba noneho ugiye kwibagisha amazuru, ugiye kwibagisha amabere, ugiye kwibagisha ikibuno, ugasanga warwaye kanseri. Nawe ubyumve ukarwara kanseri. Hari umuntu wigeze ambwira ati hano mu Rwanda hari amavuriro abaga abantu ibintu by'ibinyenyanza, yavuze ibinyenyanza ngo ibintu ngo by'ibicece bifata hano mu nda no kubaga ikibuno, ngo babikorera miliyoni 4,500 kugira ngo bakubage. Nimwumva ayo mafaranga abantu bari gutanga, nyamara ayo mafaranga yakoresherejemo kubaha Imana, kubaha Imana, ufasha abantu b'Imana imbabare zibabaye, Imana yakugira neza ikaguha ubwiza burenze ibyo utekereza. Kuko igikenewe ku muntu ntago ari ayo mabuno, igikenewe ku muntu ntago ari amabere, igikenewe ku muntu ntago ari ibyo. Hari iby'Imana yaremanye umukobwa, hakaba n'iby'Imana yaremanye umugabo. Ibyo rero nibyo abantu bareba. Kera hatarazaho izi telefone, hatarazaho za WhatsApp na za Facebook na za TikTok n'ibindi byose na za YouTube, ntago abantu ibi bintu bari babizi. Ibi bintu noneho hari abantu imyifotoreze, abadamu bamwe na bamwe n'abakobwa bamwe na bamwe asigajya kwifotoza agahindukiza akajyana umusayirya agahindukiza ikibuno ngo bafotore ikibuno. Nyamara ikoranabuhanga ritaraza, amatelefone za Facebook na za noza zitaraza, umuntu yajyaga kwifotoza akagaragaza amatwi yose kugira ngo isura yigaragare, kubera ko hari ibintu byari bitaraza ngo biyobye abantu. None uyu munsi wa none urabona umwana w'umukobwa cyangwa ubona umukobwa mukuru cyangwa umumama bamwe na bamwe, kugira ngo yumve ko yifotoje neza ni uguhindukira akagaragaza amabuno ye, akagaragaza imimerere ye, mu gihe abantu bifotozaga bagaragaza ku maso. Nimushishikare, nababwira iki? Ariko ibyo byose n'ubundi Bibiliya yo iravuga ngo mumenye ko bizabashyira hehe, bizabashyira mu rubanza. Hakaba rero noneho n'aba bagabo n'abasore, mwabagabo mwe namwe mwabasore mwe, ibibuno by'abakobwa n'abadamu murabishakamo iki bituma mwarashukuye abantu bagenda bareba bakanaguzwa bareba amataye y'abantu? Ibyo birafasha iki umuntu? Nta na kimwe bigufasha uretse kukutwara, kukumaramo imbaraga, uretse kugenda ugahungetwa ukabigishungetwe. Kubera iki? Kubera ko mu by'ukuri Satani yakunogoye amaso, ntabwo ukireba iby'umwuka ahubwo wowe urimo urareba iby'umubiri. Abantu bavuye mu mwuka bibereye mu isi y'umubiri, ibyabo byose baratekereza nk'uko isi imeze, baratekereza nk'uko iterambere rigenda. Aho iterambere rigiye niho abakristo b'uyu munsi bari kujya, aho Satani ajyana abantu imiyaga n'imiraba niko abakristo bari gutembanwa nayo. Ariko nyamara ijambo ry'Imana ryo ridusaba guhagarara dushikamye twemye muri Kristo Yesu. Abasomye igitabo cy'umugenzi muhasanga umugabo witwa Byiringiro na Kristo ngo bageze mu isoko ry'imburamumaro, ngo bagezeho ngo basanga ibintu byabo bihari, imyambarire, ibintu bacuruza nta gihari bagura, ngo bituma ngo bibazwa kubera imyambaro bari bambaye. None ngo abo muri iryo soko barabaza ngo niko mwabagabo mwe muravuye mukajya hehe? Ati mwebwe muragura iki ariko tubamenyereye imyambarire yanyu? Aravuga ati twebwe turagura ukuri, ntago dushaka kuguranura ngo tugure bitari ukuri. Bivuga ngo rero mu Kristo nshuti mukunzi muvandimwe,
nashaka kubwira ngo ibyo wakwigira byose, ibyo wakora byose, hari imbaraga zisumba byose, hari Imana itureberera, hari Imana ituzi, ibyo bizatugaruka. Hari n'abandi bantu njya kubona ukabona abantu baritukuje. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika hari ijambo yigeze avuga kuntu hari abantu bitukuza bakisiga amavuta atukura, ugasanga imibiri yabo yabaye imikororombya. Leta yaciye amavuta yitukuza, ariko ntabwo bibuza abantu kwinjiza mu buryo bwa forode, ariko ntabwo byagakwiriye. Niba uri igikara ni uko Imana yabishimye kandi hari abakunda igikara. Niba uri imibiri yombi ni uko Imana yabishimye kandi hari abakunda imibiri yombi. Niba uri inzobe ni uko Imana yabishimye kandi hari abakunda kuba uri inzobe. Niyo mpamvu rero uyu munsi biratangaje, ushobora gushaka umukobwa ubona ari inzobe cyane, yatangira kubyara akajya abyara abana ubona nyine badasa nawe, ugasanga abana ni ibikara, kandi mama wabo ni inzobe cyane. Byapfiriye yaritukuje, yaritwitse uruhu, yararwanyije. Muzababonera kuri bene izi ntoki za hano, uzasanga zarapfubye zaranze gushya, na bene tuno tuntu twa hano no ku nahehera no mu mavi no mu ahantu hose hari utuntu hano haragiye hahinduka. Kubera iki? Baragiye batwika uruhu, batwika umubiri wabo. Aha rero ntabwo washobora gushya ngo hahinduke. Ibyo byose ni ingaruka y'ubuzima bwawe, byanga bikunda ibyo wakora byose. Ariko Satani arabashuka, namwe murishuka, murimo murihenda, kuko wowe ntabwo umenya ibigukwiye, wowe ntabwo umenya ibyiza by'ingirakamaro. Yesu niwe wamenya ibyiza bigufitiye umumaro. Yesu niwe uzi ibigufitiye, ibyaguhesha umugisha. Ko witukuje, ko wabikoze, byakunguye iki, byakumariye iki? Ushobora kuvuga ati narabikoze ndubaka, ariko nyamara umenye ko mu by'ukuri ibyo wakoze atari ibintu byiza bikwiriye gushimwa. Hari n'abandi rero bagira gutyo bagafata bakajya kugura ngo ibintu kubera ko kwibagisha ngo abantu bagire ngo amatayi babatere izindi nyama bihenze. Ubu noneho hari n'imiti basigaye batera abantu bakabyimba, nka za nkoko za koroyiro, za nkoko za pondezi. Hari inshinge bazitera ngo inyama ikabyimba. Hari n'abantu basigaye bajya kwiteza inshinge ngo imibiri yabo ibyimbe, bashaka ibyimba kugira ngo bagire ngo amatayi n'amabuno. Ariko ibyo ntacyo bimaze. Ntuzajyana ku isoko ngo bakugurire. Nabo bagabo bagukunda kubera amabuno y'ibiterano, kubera amabuno witeje inshinge, nabo bapfuye mu bwonko, nta buzima bafite. Bakeneye kumurikirwa na Yesu Kristo. N'indushyi mu ndushyi, n'imbabare mu mbabare, nabo bakeneye gutabarwa. Naho ubundi bitari ibyo ngibyo, nshuti bavandimwe, ni ukuri ntabwo biratubera byiza. Mureke rwose twige kunyurwa. Kunyurwa ni ukuri. Nibyo gukaraba birakenewe, kwisiga birakenewe, kwitunganya birakenewe, ariko no kujya ku rwego rwo guhindura imibiri yawe. Ibaze nawe nturwaye, bagiye kubaga, abarwaye bari kubabaga kubera indwara barwaye, nawe ugiye kwibagisha ngo ufite amabere manini, nawe ugiye kwibagisha ngo nta kibuno ufite bakigutereho, nawe ugiye kwibagisha ngo ufite ngo igifu ngo inda nini ngo yaje imbere ngo bayisubizeyo. Reba ko umurwayi agiye kwibagisha nawe ukajya kwibagisha. Murimo murakora amahano, murimo muri inkunguzi bamwe na bamwe, kandi ubwo bukunguzi ntabwo buzababera bwiza. Ibintu byo kujya kubaga imibiri yanyu yari mizima itarwaye, ni ukuri ndashaka kubabwira ko bizabagiraho ingaruka zikomeye. Ndetse muzagera igihe, hari amagambo muri Bibiliya avuga ngo narabahamagaye murananira, ngo no kubacyakwanjye nimwakumvishe, ngo ariko rero ngo nanjye nzabakina ku mubyimba, icyo mwatinyaga kibagezeho. Ayo ni amagambo ari muri Bibiliya. Umuntu wese wanze kumva umuburo w'Imana, umuntu wese wanze kumva icyo Imana imushakaho, umuntu wese wanje kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana, asigara yobowe nande? Na Satani. Ibyo uzahuriramo nabyo rero Satani icyo azagupfunyikira. Kado za Satani hari aho ubona zinejeje, ariko indi kado ikurikira ugasanga irimo bombe iguturikana ikakugirira nabi. Rwose ndashaka kubabwira bashiki bange twumva Ikinyarwanda, bashiki bange twumva Ikirundi, nimusigaho rwose mwe gukora ibikabije. Nibyo nimwisukura, ariko mugabanye rwose ibintu bidafite umumaro. Neza umudayimoni wari mu Karoti, Imana igiye kurimbura Sodomu ni Gomora, irabwira ngo mugende ubutareba inyuma. Ibuza umugore wa Loti kureba inyuma. Loti aragenda kumbura imyenda n'ibintu byose yasize, arahindukira ngo ahita inkingi y'umunyu na n'iyisani n'igisitati kiri aho ngaho, kubera kutumvira Imana. Koko bashiki bacu murabyemeye, umwuka wa Mukaroti ukomeza ubakurikirane, umwuka w'ubwibone ubakurikirane mpaka, nyamara nta mwibone uzajya mu ijuru. Icyo rero nshaka kubwira uyu mubiri ukubeshya, uyu mubiri ugushuka, tandukana nawe. Kwari ukubasuhuza amabwira ati nyabuna muhindukire kandi muhinduke rwose, mwigira ihungabana.
mwese abarushye n'abaremerewe nimusanga umukiza, nimusanga Yesu. Ibyo bibazo byabacanze, iyo mibiri yanyu yabacanze, iyo miterere yanyu muvuga ngo ntiteye neza, rwose nimwegere Yesu abakiza iryo hungabana. Abo ni abadayimoni babateyemo ihungabana ngo ryuko muteye, ngo nta mataye, ngo ntaki, ngo murabyibushye, ngo bikabije. Iryo ni ihungabana abadayimoni babazanyemo. Muri Kristo abantu baguwe neza, banyuzwe nuko bari. Muri Kristo abantu baranezerewe. Muri Kristo abantu nta hungabana. Muri Kristo baguwe neza. Nyabona nimwongere mugaruke ku isoko. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mubaririze inzira ya kera, ngo aho inzira nziza iri ngo abariyo munyura, ngo ariko ikibabaje ngo barakana ngo ntago bazayinyuramo. Imana yacu ishimwe kandi itugire neza, ibamere umugisha. Inshuti mwese mwe mudukurikiranye muri hirya no hino, ni munyemerere tugane ku musozo, n'ubundi kandi dukomeze dusengerane kugira ngo mu minsi iraza tugaruke ku mwimerere w'ijambo ry'Imana, kandi ubutumwa bwiza burahari. Yesu adushoboze nanga bashoboze rwose kandi abagirire neza. Ni munyemerero dusenge. Imana ibamugisha bakurikiranye ikiganiro ukageza ku musozo wacyo, mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutwari, izina rifite imbaraga. Mana, abantu batakaje agakiza kawe, Mana, abantu bafite kutanyurwa no kwitishimira uko bameze, abadayimoni barabatatse, barabasanze, buri wese arinegura, akinegura amabere, yakanegura inda, yakanegura uburyo ameze, barimo barakora ibihabanye rwose bitari byiza. Nyemerera ubasange, nyemerera ubamara inyota, kuko bararushe n'indushyi, bamare rwose uburushyi mu izina rya Yesu. Ubagire neza, ubafashe kandi ubarengere, ubite, ubabere Imana, ubabere byose, ubasure ku manywa na nijoro, ubereke ko ibyo barimo ntacyo bizabafasha, ahubwo ubereke ko bakwiriye gutunganya imitima. Nibeza imitima, nibamesa imitima bitunganira Imana, nibyo bizabagirira umumaro, nibyo bizabafasha. Umutima ni ukwiriye kunezerwa, umutima ni ukwiriye kwakira agakiza. Umutima iyo umaze kwakira agakiza ku Mwami Yesu Kristo, abantu bagubwa neza. Ntago abantu bongera kwibona ngo bavutse nabi, ngo bateye nabi. Ibyo ngibyo ni imyuka y'abadayimoni irimo yirukanka ku bantu. Urakoze Yesu, urakoze Yesu. Icyubahiro kibi cyawe. Byutsa barimo bagenda bagwa, byutsa barimo bagenda bajya mu bidafite umumaro, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, urakoze Yesu. Icyubahiro ni kibi cyawe, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Imana ibamugisha kandi bagire neza. Tuzasubira mu bindi biganiro bikurikira.